ndamubonye mama. Ego mwana ibi nyine mukoze bimaze iki? Turase kamara sariho. Ibyo singibi turi kubibona. dore amaraso yisavamo. Reka bigende musanga. Koshishiragwe nta muntu wongera kuva mu maguru ngagende. Shane ninde? Yo Reba neza. Numubanyi. Reba. Numubanyi. Witwa nde? Yo. Witwa nde wowe? Ya. Okay, naje kugaruza umukunzi wanjye twaziye gukorana ubukwe. Yego. Hanyuma bigenda bite? Garapfuye. Yego. Kanye muhamagare. Muhamagare kimara kumuhamagara subukura ubukwe bwanyu. Byamuteze yamuzinda tu. Muhamagaye. Araguhamagaye. Yego. Araguhamagaye. Ntabwo aheruka kumamagara. Muhamagare kire sipika tubyumve. Mwitabe. Yego. Allo? Yes, reka mbasubize cyane abakunzi ba 5Guys TV nizere kumeze neza cyane. Nitwa Junior, umusore wanyu utagira imigozi muhambira. Reka nongere mbabwiye ngo umwaka mushya muhire. Umwaka wa 2023 uzabera umigisha kandi tunakoremo byinshi cyane. Niyo mpamvu 5Guys TV mwamubona tudasinziriye. Ahari inkuru hose tuba duhari tukayibagezaho gatanu ku kandi. N'ubwa mbere ngiye gukorana ikiganiro n'umuntu uturuka mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi. Ubundi mfite na gahunda yo kuzajya njya kubashakira inkuru zo mu bihugu duturanye i Burundi, Uganda, za Kenya n'ahandi kugira ngo n'ibyaho tujye tubimenya bimenyana no kuri 5Guys TV. Ndi kumwe n'umurundi kazi tugiye gukorana ikiganiro uyu munsi waturutse i Burundi iwabo aho akomoka aje mu Rwanda agiye kutubwira ibihamuzanye tubanza kumenya amazina ye kwanza. Muraho neza? Ego turaho neza. Ni meza. Karibu cyane kuri 5Guys TV. Murakoze cyane. Nitwa Manafasha Lydia. Hamvuye i Burundi Bujumbura. Nkaba narinje kuraba umuntu umwana wanje yari yanyoherereje ko nza kuraba umuntu yamuvuriye kuri video call. Noneho nkaba nje kuraba umuntu yoba yarankoreye ibyo bintu akandogera umwana wanje. Reka nze mbanze mbwira abantu umuntu wese ushaka kuduha inkuru arareba nimero dufite kuri 5Guys TV yanditseho Junior, nimero yanjye ku giti cyane nafashe umwanzuro wo gutanga nimero ngo niba ufite inkuru nk'iyi ngiyi itunguranye nkuko naba bayimpaye uhituma amagara ibintu aho byabereye mpagere nze mbyereka abanyarwanda. Urakomeza nari nshatse kubabwira ukuntu bazajya bambona n'abandi. Ni kuvuga ngo umwana wawe niwe ngira ngo twavuganye kuri WhatsApp ambwira ko ibi ngibi tugomba kubyereka abantu. Ego. Hanyuma nje kuraba umuntu yoba yaranyinjiriye mu muryango wanje kugira ngo andogere umwana wanje. Umwana wanje yari afite ibibazo byinshi, yari afite ibintu bimeze nk'inyatsi, twarabuze uko tubigenza. Umwana wanje yari yarabuze amahoro. Arambwira ati mama hari umuntu yamvuriye, arandungika ati hari umuntu yamvuriye kuri video call nze kumuraba. Nico canzanye. Reka wenda ahantu abantu bahise bibaza impamvu wenda atari we yizi akabiri we waje kubera iki? Ni kubera ari muri Amerika, ari hanze, ari kure, ntiyoshobora gushika ngaha. Je rero nk'umuvyeyi wiwe nka mama wiwe ndahamubereye. Amazina y'umwana wawe kugira ngo abantu baze no kumenya. Yitwa Shanera Umuregwa. Yitwa Shanera ni nawe ngira ngo twavuganye kuri telefone nanagusuhuza. Uri umusirimu cyane umbwira uti iyi nkuru ndayiguhaye Junior, ndagushimiye cyane kuko uyu mwanya wenda mba nafashe nza kwerekana ibi ngibi hari n'abanyarwanda tuba turimo twereka ibyo baba bakeneye kubona. So ahantu turi rero murabona ko tubera ahantu mu cyaro, ibigori, imiyenzi n'ibiki tugiye kujya kuri uwo muganga tugiye kureba gahunda ukuntu zifashe. Byinshi nari mbizi ngiye kuko navuganye n'umukobwa we ariko uyu agomba kubanza kubisobanura. Hanyuma ibitujyanye rero ni ibiki? Ibitujyanye ni ukuja kuraba uwo muntu yandogeye umwana wanje. Nta nikindi kandi ikindi naco naba ngiye no kumuraba yarandungitse ngende no kumuha ishimwe kubera yamvuriye umwana wanje. Umwana yarakiza ameze neza. Umwana yarakiza ubameze neza nta kibazo. Ntabwo mubana wenda huba i Burundi uravuze ngo aba muri Amerika? Aba muri Amerika. Niho yituriye? Atuye muri Amerika. Jewe arandungitse ngende kuraba umuganga yamuvuye amuha n'agashimwe. Yandungikanye n'agashimwe ngaha karimo. Ego. Okay. Wenda nakanyira ko hanyuma ejo bundi hari indi video nari nabahaye imeze nk'uku nguku mugomba kubimenagura akantu akanimero nako muri kureba kitwa kanditseho Junior, niyo nimero yanjye ku giti cyanjye. Dufatira rero n'urugendo.
ingendo zo mu cyaro ugenda zimenyereye. ariko rero turabanza tumuyoboze kugira ngo aduhe tumuhamagare abanza anyobore nyene aho ndi buce kubera sinzi urugo hano hari inzu nyinshi inzu yiwe sinoyimenya shaka ndamuhamagara ariko ntabwo gisigo umuntu akurenganya atabajije Imana ikakurenganura itamubajije, umuntu akugirira nabi atabajije Imana Zaza twitabye ubwo twakwirwa munsi. aratwitaba Reka turimo turagerageza kuyoboza wenda muganga aturangira ahantu atuye, wasanga n'urugaruru wenda ntawamenya kugira ngo tuhagere fresh. yego cyane. Alo muganga, uraho neza ukomera, ugeze he? ndi ngahantu hari iminyare imiyenzi ahantu hari iminyare mutubabarire tuvuga ikinyarwanda tuvuga ikirundi cishi na ahantu hari iminyare ego miyenzi mwayigezeho twayigezeho turi hafi n'ipoto turi hafi ni ego ibigori n'ibiti turahageze nyene turi ku bigori reka rero umwana azabarebe uraho hanze. Ego cyane. Mubwire ko gena. Ego cyane. Hari n'umukameramani. Hari n'umukameramani. None uratwemerera ko yoshobora gukamera. Namuzanye. Ariko yagombye kuri integuza. Nyene nabizanye kugira ngo nabandi babone iciza wadukoreye. Ndetse mbimwisabire. Muraho neza muganga. Muraho. Nitwa Junior ndi umunyamakuru nkora kuri 5 Guys TV online TV. Iyi nkuru yibigiye kubera wenda ho muri bari bayimpaye narinje wenda n'agakamera bwo nabisabaga kugira ngo wenda tutafata amashusho mutabyemeye. Sinzi uwo muntu umpamagaye hari ibyo namukoreye ku mwana wiwe ntabwo yigeze ambwira ko azana umuntu ku kamera cyangwa se umunyamakuru uri iki? Ndi umunyamakuru nkorera kuri 5 Guys TV online TV kuri YouTube. Niyo mpamvu ubwo nari mbisabye nanjye wenda ntarahagera kugira ngo mwe mwanyemerera ko bigoye cyane. Ndabyumva ntabwo byoroshye ariko ni ubusabe nyine twatangaga. Nta bindi bisabwa subwo ngo nari kuvura umuntu ndi kumwe n'umuntu mu ruhimbi ndi kuvura urumva no kuzana umuntu ugakamera sinzi wa turi kumwe nawe se wa turi kumwe rakuraho iyo kamera yawe cyamba nzi n'umusabe mudusabiye wo kabyara we. Urumva inkuru nk'izi ngizi biba ari ibintu bitangaje nkurikije uko umukobwa w'uyu mama yambwiye numvaga ari ibintu abantu bakakwiriye kubona rwose. Narabirangije sinzi impamvu yashatse kuza kunshimira yitwaje abantu nkamwe. Ariko nari nabirangije byarakimutse yahembwe kazaza kundeba uyu munsi ndamuyobora kuko umwana we ntabwo ahari ari hanze mu kindi gihugu. Ko adahari. Nubwo rero sinzi uburyo reka mbaze umurwayi turi kumwe nimba bemera ko namufata kuri iyo foto yanyu. Ni foto tubarizeho mwoka byaramwe ni video itarangirira hano mu nzira tutaranahagera. Wakwemera ko abantu baje hano baje kurushimira ko bakagufotoraho? Nta kibazo. Okay, nimuze ariko ntibitinde cyane nta bintu birenze bikomeye ubwo ngubwo. Wow, murakoze cyane. Ubwo mutwoherereza uwo muntu rero adufate wenda kugira ngo tuhamenye. Okay, reka nze mwohereze. Urakoze. Yego. Yes, kuri 5 Guys TV murabizi. Sometimes tujye dukora n'ama video dutunguye abantu ariko biba byiza iyo hageze ukabanza ugasaba ukavuga uti uburenganzira ukabuhabwa iyo ugize amahirwe. Ariko reka tukomeze twiganirire na mama wacu hano warajya bavuze ko witwa Manafasha Lydia. Lydia, reka tugende tuganira kuko wenda ushobora gusanga ndabona wenda n'uwo mwana bataramwohereza. Abaturanyi ngenda bakunda kuko urumva tuvuga ururimi rumwe twumvikana fresh. Mu Rwanda habonye ute rero? Mu Rwanda nabonye neza. Ego ariko nyine nubwo imodoka yagiragorana mu nzira ariko twageze ngaha amahoro. Abanyarwanda batwakiriye neza tugera Nyabugogo tubona hameze neza cyane. Igihugu mbese kimeze neza. Kimeze neza cyane. Umuntu akwibaza impamvu wenda muri kwifasha mwavuze mutireka twifashishe wenda umuvuzi w'umunyarwanda Hari muje mu rugo. Muraho. Ni meza. Ni wowe bohereje? Ni nge bari bohereje ngo mbarangire muze mu rugo. Okay. Nahagana he ubwo twahageze mbese? Tugiye kuhagera ni hano gato ni nkaho twahageze. Okay, ntari bugurage imbere turagukurikira. Kwa turimo tuganira ku kijyanye
we turagukurikira nta kibazo, turagenda tugukurikira mpaka tugezeyo. Ndimo nganira nawe Lydia nkubaza nti urugendo rwari rumeze rute, ese ubundi waje ryari? Naje ku gatandatu ejo. Ejo bundi hashize kwa gatandatu nabanza ndatembera mu muji. Umuji wino kabisa umeze neza, twaraye ino hameze neza cyane. Nabiriya bibazo byari byabaye mu Burundi no mu Rwanda, turashimira bakuru b'ibihugu ku mpande zose yuko bagize icyo bakora. Hano mu Rwanda turisanga, tuvuga ururimi rumwe. Kuko urabona mbere wenda nkuciye nko mu ijambo twahageze ubwo urabona nkuciye nko mu ijambo mbere wenda nko mu minsi ishize kuva hano ukajya nko mu Burundi byabaga bigoye, kuva mu Burundi uza mu Rwanda bigoye, wenda we kwambuka byarakoroheye? Byaranyoreye, ariko nyene niyo modoka yagize ikibazo, ariko abanyarwanda baradufashije kugira ngo tuze hano tugere ngaha. Byagenze neza cyane. Sister, ubwo mu rugo naha ngaha twari tuje nyine? Okay, cameraman abidukurikirane kugira ngo tuhagere fresh. Izi nkuru zibakubita buri munsi, nayo mpamvu ukeneye Junior nafashe umwanzuro wo gushyira nimero yanjye hagaragara, nkoresha kuri telefone yanjye, ukamagara ukambwira uti nanjye hari inkuru mfite gutya na gutya, cyese hari impano mfite, ndavuga mwebwe abahanzi n'abakinnyi ba filime mugiye bitandukanye, ukamvugisha nkaza na kamera za 5 Guys TV tukakuvugisha. Ubwo twahageze? Twahageze kare. Muraho? Amakuru meze bite? Kamera ziriho rwose mutwihanganire. Amakuru meza. Baho neza? Yego turaho. Nawe nayobora gase? Ni je wayobora. Komera. Yego. Ngiye ko mvuga ikinyarwanda cyishira byumva? Ndabyumva. Amakuru namwe? Muraho neza. Kuki utari wantegurije kuzazana abantu bangana gutya? Nyene byawe ngombwa ndabizana kugira ngo abone igikorwa cyiza wakoze n'abandi babonereho. Ariko ni n'umukobwa wawe, ni umukobwa we wabisabye? Ni umukobwa wabisabye? Uwo mwakoreye akazi? Uwo nafashije. Ariko ntiwari wabimbwiye, wari wambwiye ngo uzaza wejwe n'umwana wawe. Mwana turavugana, ntigira ambwira kuzazana abantu, abandi bantu nk'aba ngaba. Tubabarire nyene. Nuko mbikwemereye, ariko ntago byari ngombwa. Ubwo amakosa nayanjye na Shanera mutubabarire mwakabyara. Ntago byari ngombwa ngo nubwo nshatse sinjya nsuzuguye ko nagusuzugura nkakwibara ukazagaruka. Nyine jewe ndavuze ngo mama, amakosa saye, amakosa nayanjye na Shanera umukobwa wego. Kandi dusabye imbabazi, nsabye imbabazi mu kimbo cyanjye ndetse n'icya Shanera. Ngwino tuvugane. Ubundi se bano nabiki? Sinjye mwashakaga kurebaho? Ni twashaka kureba, ariko ni njyewe nitwa Daniel ndi umuvuzi gakondo. Muganga Daniel. Muganga Daniel ndi umuvuzi gakondo. Wenda tuvugishemo gake nubwo wenda mwatwirukana cyese mukajya gute, ariko twanakuvugishemo gake. Inkuru batubwiye ubwo twifite hamatsiko. Nta bintu birenze by'amatsiko. Uyu mubye yari afite umwana urwaye. Yego. Nta naba mu Rwanda. Afite umwana urwaye, yaraje ndamuvura. Habibara bamuterereje. Agakujya ahantu bikanga, akajya ahantu bikanga, kivuza bikanga, ndamuvura umwana arakira. Nubu nta hari tuvugana adahari. Kugeza amagingo sinzi buryo ngo yagiye kubitabaza ngo muherekeze, nimba yagize ubwoba bw'ibyo nakora babiziranyeho, ariko babiziranyeho ko biri kose. Amakosa nayanjye nayishyize. Yego. Ndihanganye nanabahaye karibu, asigaye nimuze tuganire anagaragaza ibyo namukoreye. Ariko hari ibintu batubwiye mbere bavuga ko ngo ahari nyiruguhemuka dushobora kuza ngo kumukubita ijisho tukamureba nyine, ngo hano ni nacyo gitumye wenda abanyamakuru muratwihanganira turahurura aho byabereye hose tuba duhari. Ibyo ndabikora, ariko mbikora ku bwumvikane bwanjye n'uwahemukiwe. Okay. Ndashaka umunyereke. Ibyo turagera igihe cyo kubishyira. Ndashaka unyereke umuntu yamemukiye ku mwana wanjye. Ibyo turabigeraho, twari tuganire nawe. Winjire ngo karibu. Yego. Igihe cyo kubigeraho ningigiraho ndakikumenyesha. Mukumurikire unamumenye. Washaka ko ibyo yamukoreye hari icyo wakenera kuri we wabivuga. Sindoga utazayanga ndamuroga nko karera guhemukiriye umwana. Oyange ndamuvura niki kugenzura kizi. Yo nakuvuriye ikibe gisigaye nibyo ugomba gukora ubwawe. Yego cyane murakoze. Sawa ni karibu. Wenda muganga. Nashaka uhita umutwereka uwo muntu yaduhemukiye mu muryango. Wowe nande?
kumbaza ngo Na mubereke Chanel. we nani na Shanera Wowe umwana na Chanel, wanje ndamuhamagara. kuko n'umwe twavuganye kuri WhatsApp call video eh ndamuhamagara tumumushike amurebe namara kumureba ikikuzanye nikiri bukore nawe maze kunezwa n'ibyo nagukoreye cyane kandi ndizera ko aba bantu se nabakeneye kureba uwo muntu nasabaga nanjye uburenganzira bwo kuba nakwinjira wenda bikaba wenda tuhareye n'abadukuriye kuri 5 Guys TV bakareba ibyo ntago bishoboka kuba nakomereye kuzana abantu ntabwo nabwo kunyivangira mu mirimo ahubwo binabaye ngombwa numva banegera bakamva uruhane nkagwa karibu no wenda muganga izi nkuru njye nzikora nkereka abantu ibyabaye nk'ibi ngibi hari naho tujye tubana nagiye tandukanye niyo mpamvu nasabaga waza mu nzu wenda uyu nguyu igihe urimo umukorera ko kazi wenda natwe tukaturira n'abadukurikiye kubera ko urumva video twayihereye ruguririya twanagusabira uvuga uti mwinjira nabyemeye ndazi ko muzi buze kwinjira ku muryango kwinjira aho ndi kuvurira numfite nk'umurwayi n'ubu ndabanza murangirize winjira mu hakaribu hako ndumva ahubwo gezeho niyo mikoro yawe turabigusabye oya ahubwo gezeho nibyo bintu bya mu mikoro yawe igerayo nyine ikibazo abantu badukurikiye oya kumubwa ngo nimubize nsanga egerayo none se video oya egerayo ahubwo tuzana kurishira mu bijyanye egerayo none se watubabariye ukabyara nge umva nkubwire namuhaye karibu ntimwageze mu rugo ntimwahamenye ariko turi mu nzira twabwiye abantu ko tugiye kubereka ibije kubera ahangaha byarabaye byarangiye nibyo nakoze nabikoze ngikimuzanye ndakizaje kunshimira ndi kuvuga ko kuntu yaravuze ngo urashaka no kureba uwo muntu uzashaka kumureba wowe ako ngako ko wabimusabye Chanel nabikoreye twabariye ukabye twabivuga uri muri Amerika twabivuga yagerayo nese watubabariye gerayo ntabwo byo byakunda ngiye ngusabye bazi kugira ngo byibuze video itagarukira mu nzira video igarukire si ubucuruzi urumva nanjye ndabizi nge ntubaga ubucuruzi ntumusaba imbabazi nta kintu turi kugura nta bindi birenze nakwemereye wageze mu rwanjye wahabonye umubyeyi namubonye ndakwinginze icyo Chanel tubona kuri video call ntabwo ndabona amaso ku maso ndakwinginze ngo gendere rero gakeya kandi ndabashinyirwa mu muherekeje video koko abadukurikiye nabo barabireba kandi ubu muganga abanyarwanda bakeneye abaganga nawe kabyara we reka tugeremo wenda turebe ibyo ngibyo bijya mbere mu nzu sibyo windungurukira mu nzu ariko windungurukira mu ufite umuntu kuvura ndabyumva sinanabyanze ariko se video irangirira hanga koko muga nge numva buretse gakeya rero ko bwagari nawe busohotse madama wamusabye wenda nawe busohotse gakeya mbanze ndangiza ikibazo icyo ndi gukora ndaguha karibu ibyo gusaba byo ikonsagirayo none se uri kumfatora ariko twabisabye uravuga ngo ari kumfatora se bavuze ngo nta kibazo ari kumfatora se video ari kumfatora egerayo mwegereye ushikeye ndava vanga nibyo twabivuganye se watubabariye we twakuvugije none ure yari kumfatora se twakuvugije turi mu yari kumfatora none kuzana kamera nta kibazo egerayo mubyeyi baretse gakeya wamusabye wenda baretse gake ngusabe bawiciye gutya gakeya ngire nkemura ikibazo cyo ndi gufasha ndaje nawe tuganire okay namara gusohoka ndaguha karibu twebwe twazanye nawe nshobora kubyemera cyangwa simbyemere ariko biraterwa nande n'umutima wanjye nibyo ngiye gukorera uyu nguyu okay turagutegerejeho kabyara sawa muwe mumpa umwanya nti muri kibazo cyo ndi gufasha murakoze namwe kandi bwo kumwumvisha ariko apana mutaza kwizana ngo nshobora kwemera kwinjira mu nzu hanyuma mudukurikiye mw'abantu mwe izi nkuru ziba zigoye niyo mpamvu mbabwira ngo sinjya muri imigozi impambire wasanga biri bunacemo abantu baranyihaye ngo njya mu bapfumu cyane kubera ko nkunda kubagezaho izi nkuru ariko murabizi tuba tugira ngo 5 Guys TV hatagira ikintu kito kibacika cyane 2023 ubwo rwose ibintu biraza kumera fresh reka tubyizere umukobwa wawe uri ku wundi telefone mfite hano undi yakaba yari we utwacye uburenganzira ko yari yambwiye ati nta kibazo rwose ugende inkuru ndayiguhaye ibintu bijyahagaragara tumurondere atusabira uburenganzira cyangwa turamurondera muganga nibyo ndimo mvuga mu kanya rwose izi nkuru njya nzikora abantu bakanyiha ngo njya kuraguza ngo ngira nte abantu muri turi kumwe kuri 5 Guys TV umenye ko nta bindi kuri kugira umva mubye abakuru baranyemereye mwinjire gato tuvugane nanjye nzi nta kibazo ari byari ngombwa ariko kuko muzanye ni muzanye tuyende mugiye kuri hano bigiye kubera hano uvuga ngo nakira umugisha huhaho huhaho cyangwa ubyihorere winjire ntuheho huhaho cyangwa se ubyihorere ntiwirwe winjire wewe wahuyeho nahusheho
humura mwe karibu kuza hano kuba nkwemereye ni ukugengesera ibyanjye bikorana n'iki n'umutuzo kandi ngakora ibintu neza muri discipline bikagenda neza ngira ngo umukobwa yarabikubwiye yego mutimba ngo wakoreye abantu tubana no kuri Five Guys TV habereka ibijya mbere nubwo bimeze gutyo nayo mfite umurwayi ndi kuvura nanze umukecuru kumwicisha iryo zuba riraho hanze ariko siniyumvisha impamvu uri gushaka ko mvugira kuri icyo kimikoro cyawe impamvu nuko intayikwegereje nyine wenda abadukurikiye ntago bagomba ngo bivuge bigaragara ibintu byose ibyo mwumva wenda ntukwiriye kubona babibona ibyo mwumva nta kintu najya mpisha kuko sinjya nkora ibintu bitazwi nandi gufasha uyu muntu reka mbikore vuba bisoze nuko nanze kubicisha nta kibi twakoraga namuvuriraga n'umuntu amugarurizaga ni umugabo bari barateguye ubukwe bugiye gusoza mugabo aramucika aragenda uyu mukobwa uraha hari ikibazo wenda muduhaye uburenganzira tukamuvugisha nk'amagambo 2-3 wenda turabisabye nawe ariko nshobora kubikomera ntabyemere ni uburenganzira bwe Fiona wavugisha uyu muntu ntago ndufitanye nawe nyine twasabaga kubavugisha amagambo 2-3 yonyine ndabyumva ariko urumva tugusanze hano kwa muganga bavuze ko mwaje kwivuza wenda abantu badukurikiye tuba turi ku mugaragaro imbaga nyamwinshi zidukurikiye tukaba twabaza wenda ibyabazanye hano n'ibyo mwarimo njye Fiona rero ntabwo njya mpfa guha umwanya abantu bose ahanga muranyinjiriye nanjye ntabwo mvuze ngo wenda duha umwanya munini ariko kutubwira wenda nk'ibyakuzanye hano nibyo mukeneye kumva okay naje kugaruza umukunzi wanjye twagiye gukorana ubukwe yego hanyuma bigenda bite garapfuye yego nyine ubwo wari waje hano uri kuri misiyo yo kugira ngo bube ubwo bukwe yego wenda mwari mwapfuye iki wenda ibibazo uradusubiza ibyo wumva ukwiriye gusubiza ibyo udasubiza nta kibazo ariko umuntu yakwibaza mwari mwapfuye iki simbizi nibyo naje gukora nibyo naje kureba ubwo mwimarira umwanya cyo kujya gukora nta kibazo reka tuvugishe muga aravuze ngo yari yaje kugaruza ngo umukunzi we byoko bwageze igihe bugiye kuba bugiye no kurangira baramuroga bamurogeye umukunzi aramucika aragenda abaramwangaza ubwo bwo burapfa nubu reka nshike umuyumvire ihembe rya rifite rya Nyamutezi Nyamuzinda wiyumvire ibyamubayeho ariko nta n'ibintu bikomeye kuko ngomba kumugaruza sura mu mazina yashiriwe nta kibazo Egide yitwa Egide ndi Nakiritimana Egide ivugire Pour ça c'est pas signé kwa jina bien pour ça c'est pas signé donc ndomo uko kubitira kuruga garuka jini kwa jini pour ça c'est pas signé mwamwe gisaka jini kwa jini zamuka urumva umeze ute jini kwa jini uraharengera he uraherekera he jini kwa jini uyu musore witwa nde Egide nde ne Egide niwe ujura byumva neza kari we songera umubaza numve subiramo Takiritimana ne Egide yego jini kwa jini Takiritimana uri Kigali muri Remera uyu mukobwa Fiona mupfiki mwapfuye iki ntabwo nawe ubizi inama ruzoshobora kuba wateje aragukunda nawe uramukunda ikibazo nuko utazi iyo byaturutse yego soyo nguyu ako ijwi banza ryarahindutse reka muzamuzi ijwi avuge cyane vuga cyane Nyamutezi Nyamuzinda ni kuvugisha jini kwa jini ihembe ryanjye vuga Nyamatanga vuga nta mwuka mwinshi ufite vuga ni ihembe ryanjye rya Nyamutezi Nyamuzinda uramukunda cyane ariko ubura umutima wo kumusanga
garuka uragarutse uragaruka akanya tugitegeka gutya weretse kumuhamagara ryari akanya muhamagare kimara kumuhamagara usubukura ubukwe bwanyu byamuteze yamuzinda ati Muhamagaye. araguhamagaye Yego. araguhamagaye Ntabwo aheruka kumpamagara. muhamagare shyira speaker tubyumve Mwitabe. Yego. Allo? Allo chérie. Oui. Bite. Ni byiza. Shira warampamagaye urambura nanjye sinzi uko byangendekeye najyaga kuhita nkumva biranze. Byari byaragenze gute se ubundi? Nanjye simbizi. Ni ukuri? Uri hese wowe? Njyewe tuvugana ahantu ndi. Nanjye ndi mu kazi handi nkoreye i Remera ku kazi turabonana ryari. Nta mwanya mfite ubu ngubu. Nuza kuboneka umbwire tubonane. Ubu ndi busy gakeya nzaboneka mu cyumweru kizaza cyangwa mu kwezi kuzaza ndakeka. Wowe ushaka ukuntu twabonana tuganire turi ukuntu twasubukura gahunda twari dufitanye. Urifuza kuganira iki nanjye koko? Ndashaka ko dusubukura gahunda twari dufitanye. Mva wimarira umwanya. Ihangane mbabarira ndumva ntazi ukuntu umeze ndumva ndi kugukumbura. Okay, ninzabona umwanya nta kibazo nzakubwira. None se ko nshaka dusubukura gahunda twari dufitanye. Umva ubu ngubu ndahuze kwanza ndi busy ubwo ninzabona umwanya nzakuvugisha. Wambabariye. Okay, nta kibazo nzakuvugisha. Ubuze kumvugisha tubonane nimve mu kazi ndaguhamagara. Sawa? Urakoze. Taguhamagaye. Taramamagaye. Siwe. Iyo ndi kuvura ngwa n'ikimenyetso upfa kuba wizanye hano kuvura bikuye ku mutima. Iyo utaje ukabona urayine uri ahandi hantu runaka cyoze cyo kirakemuka. Upfa kuba ufite video call ukamvugisha ukaba wampa ifoto yawe aho waba uri hose upfa kuba uri utarapfuye uravuga kandi ugakira. James nibaza ikibazo wenda mu mbabarire mbaza ariko cyane kuri wowe uravuze ngo waruje kugaruza umusore wawe tumvise ko rwose naguhamagaye ukira utarana ngo wigira ubwoba ubwo ko numvise urimo usa nkaho umusubiza inyuma kandi yaje ugize amahirwe. Of course ngomba kumwirya nanjye. Oya cyane nahita yigendera se nanone. Yego ubu ngubu biri bukondera ntabwo yabishobora. Ubu ngubu ngomba kumwiryaho imyaka 2. Imyaka 2? Reka mukorogera aho gera hose azajya abona umutima. Ibyo bintu yewe wenda muganga sinajyaga mbyemera. Ndagiye murabeho kandi murakoze. Humura ngo umuti ndabona umuti. Ari gukoroga. Ndetse ngo umuti ukoresha. Ndi kuvuga ibyo bintu sinajyaga mbyemera ko umuntu ashobora wenda gutandukana nawe akaba yagaruka. Kubyemera se ntabonye ari kwigaragura hari. Yego nibyo ndimo mvuga kuba yisa namuhamagara hano tugihari urumva bimeze nk'ibitangaza. Ni ibitangaza kuri wowe ariko nge kuri nye ntago ari ibitangaza. Kuko ni ibintu narasigiwe n'abakuru n'ababyeyi. Baze ko nabisigiye mfite imyaka 6. Umaze gukura ndashaje. Naye maze kubyara 6. Urumva ndi mukuru. Ibi ni ibintu baba baragiye bagahuhera nk'umuntu bakamuteza imikoshi, bakamuteza inyatsi, bakamuteza umwanga nuko bamuteje bakamwicira ubukwe. Urumva ntago byari kuzongera kubaho. Icyo gihe rero ubigenje ute kugira ngo ahite yumva umutima uje rwose. Byanye nayisigiwe n'abakuru ryo sogokuru yakoreshaga. Niryo nkoresha. Iyo mugaraguje hari amazi akagaragurika menya ko ndi umugaruri. Yatari bugaruka nkabibona ndakubwira ati ntago uri bukunde ko ntibyapfa kunana naramubonye cyetse yarapfuye. Ku muti uyu muti wawitiragwe babita iragwe yo wakoresheje iragwe nta muntu wongera kuva mu maguru ngagende cyangwa kuva ngagende ntago umurozi niragwe ry'urukundo murakundana n'umuryango ukavuka gakomeza kubakunda niragwe kuko nkunda n'umuryango wanjye kuko uriya we muroza akamuhangara nuko yarabonye ibyo mushobora ariko ntago wakoresheragwe mu muraza gushobora ingiri. Ni ukuvuga ni umuti w'umuntu gakondo uva no mu kimera ariko kitunda kuboneka ahantu ntashaka kukubwira ni ibanga ryanjye. Oya ntabwo ari ngombwa ko ndemera nkavunika nkawuzana kuko niyo mvura n'ubushobozi bwo kugira gute kugira ngo nibi byose bishoboke. Iyo uhaye umuntu biba bimaze ikirere. Iyo nkaho umuntu nk'ubu mbere yo kumuha ungiye kubanza afata amazi mugezi mbanze mukore imikoshi bari bamuteye ndayimukuraho ubyirebera hano
imikoshi yose muva agende yera kuburyo ntawazongera kumuhangara. Okay. Ariko hano hari icupa ndi kunywaho nahagarare mbanze muhumanure atazagira yongera kumuhumanya. Ubwo ni ukumuhumanura ukoresheje inzoga iyi ngiyi? Ndayikoresha ndi kunywaho, mwese murayireba ko ariyo. Nahagarare kugira atazagira uzongera gukora ukundi. Hagarara hariya, igira hano, hagarara aho ngaho, zana ibiganza byawe birambure hano. Imiziro yose yakugendagaho, nyamuteze, nyamuzinda, nyamutine, kwajira byanyu mu mukarabe, ntazongere gukora ukundi, ntakaruga ukundi. Karaba ibiganza. Murabona uko ameze kose, nguyu ni umuntu muramwirebera. Kira ngo ntuzagaruke mu buzima bwanjye. Ibi nyine mukoze bimaze iki? Turaze kamara sariho. Ibyo singibi turi kubibona. dore amaraso yisavamo. Reka bigende musanga. None se muga wenda ubwo iyi ni inzoga aya maraso igezayo. Kuraho iki gikomo. Byanze kugukura igikomo ugengiye kuvura ariko gifu gambara igikomo nk'icyo ngicyo cy'umurenga. Naha nibize mureba. Kuki wari wiziritse igikomo cy'umurenga? Stop! Puissance. Tu! Chiramo. Tibika kugendaho kundi. Mwikangendeho kundi. Zenguruka ngo umuti. nari ndi kwibaza amaraso ahantu avuye. Nibyo bari baramuteje byamugendagaho ntacyo yakoraga ngo kinamuhire. Zenguruka hano cyane. Hagarara hano ngo umuti. Ntunkurikire. Witonde yari imizuro nk'iyo ntiwirinda kuyikandagiramo ndaje nyikura aho ngaho. So yako nta nubwo yakujyaho kuko ntago ari we ivuyemo. Ubwo ni wa muti watubwiraga mu kanya. Uyu ni umuti nuza kujya mu rugo. Mami, egera cyagatukuza. Nuza kujya mu rugo ugiye gukaraba. Uyu muti urawushyira mu mazi woge umubiri wose uvuga uti ngaje urugo rwanjye. Ubwo biraba bibaye mbese. Nta kindi uzitegure uzunshimire. Ndizera ko icyo wampereje ari umufuragiro wo gusuzuma. Murakoze cyane. Igendere. Ubwo nzavuga ngo ndaje urugo rwanjye. Ngaruje urugo rwanjye. Ngaruje urugo rwanjye. Nta kintu mara kubikora. Tuzo zaza kunshimira maze gukora mariage ko ya none bayisubije inyuma. Ibyakunyenda ngo mbigukuyeho. Ngahigende ngira amahoro. Namwe bisigaye neza. Yego. Ni byiza rero umuntu tugiye unayinzi ko ngiye kubasohora kagana n'uyu mubyeyi ku kibazo cya Shana nafashije taranabonaho buriya n'uwo muntu nubwo meze zuricyo ni batanababwije ukuri sinzi uko bimeze mu mwana aganire buriya uwo muntu bari baramuzengereje ntago ari uyu Shana niwe wampuje n'uyu bari baramuzengereje baramuroze yarabyimbaganya amaguru yarataye agaciro birenze ubwo kuboneka ngaze kuko ari muri Amerika kuboneka ngaze biranga yakuntumye ngo iki yantumye ngo nkuzanire ishimwe ariko ngo umwereke umuntu yatwinjiriye mu muryango kandi nanje umunyereka umuntu yahemukiye umwana wanje. Ubwo se aramumwereka gute kandi adahari? Uwamuroze se uramwereka gute kandi adahari? Uwo mukobwa aramutwereka tumubone basi tumubone n'isura yiwe basi umukobwa wawe waramubona turamuhamagara kuri telefone kuri video call aho ari nkuko namuvuye n'ubundi nubajya muhamagara akabinyereka ganga none ngira ngo ubu ni igihe cyuko umurundi kazi wacu nawe ahabwa umwanya n'ubundi abantu baracyadukurikiye bareba ukuntu bimeze. Ni byiza kubona abayaye karibu nemeye no kumufasha munahari. Iyo ntabaha karibu ushobora no kuba namwe mundenzi. Kuko nta muntu yama karibu mu bintu nk'ibi nuko gusa umuntu wanjye yabemereye ko muzana. Yatabyemera. Ariko twe tunabikorera abanyarwanda ntabwo ari ibyaha. Ariko mubikora mwabateguje.
kubikora ni ngombwa kuko ni akazi kanyu ariko mubikora mwateguje abantu ndizera ko ari ikintu cyo nari kuvuga nanjye mbonye ungeraho Yego. kandi ikikugenza ndakizi kuko umwana twanaganiriye bihagije nkaba ngira ngo nubwo ugeze aha ngaha dusubire mu kantu gatoya kuko hari ibyo wansabye kandi ngomba kugukorera kugira wishime kuko birakoze warishimye nshatse nabyihorera ariko wabinsabye ndabigukorera oya urabinkorera unyereke uwo mumenje ndamukorera nyereke uwo mugomo we mumenje umumenje niko babivuga umumenje uranyegera gatoya kuko kuza kumbwira ngo bavuge ngo uzaze unshimire ubundi ariko azagira mu Rwanda ryari sinzi igihe azozira ariko si kera cyane azoza ariko nzomuzana uzamuzana nzomuzana inyegera gatoya ariko nawe yari yansabye ngo muze kumwereka nyene ngo uwo mumenja nyene nawe amubwira nimara kumushika turakoresha telefone tumwereke sibyo ngaho nyegera gatoya banze yegera umukurambere yego huhaho fatisha ukuboko kw'iburyo yego jini kwa jini puisasa pasanya jini kwa jini byebanyi jini kwa jini zamuka kanyamutse nyamuzinda jini yego mubyeyi wanjye yego mubyeyi ndabyumva ababyeyi banjye nepfukama ca bugufi uyu ni wa mwana navurishije ihembe ryanjye rya nyamutaze nyamuzinda ryo kwa gakuru kakamukubaro ryo muri Kongo mwampaye mukamudahangarwa yaraje gushimira ariko yifuje ko nashika uriya mugizi nawe bayinjiriye mu muryango w'ababyeyi banjye jini kwa jini babyeyi banjye ntimuri kuzamurira hano babyeyi banjye munzamurire hano hejuru kugira ngo yakirire hano babyeyi munzamurire hano babyeyi banjye munzamurire yego babyeyi rekuraho twicarezo haguruka tereka hasi turi kumukeka hembe ryanjye mutuzi nyamuzinda jini kwa jini babyeyi banjye puisase pasanye jini kwa jini babyeyi banjye yego gukoresha urushiko puisase pasanye jini kwa jini babyeyi banjye puisase yego babyeyi banjye murakoze yego reka mbasukire ababyeyi mwakoze mwayibonye ko ari inzoga ababyeyi ndabasukiye nuko murakoze ababyeyi banjye urapfukama hano gatoya iyi ni ihembe yanjye ni imbehe yanjye yo gushikiramo umwanzi ndetse n'umugambanyi winjiye mu muryango w'umuntu banza ukoremo koramo ntugire ubwoba koramo neza hari ikintu uri kumva na kito ubukonje hari ikindi uri kumva uyu muntu rero wakugiriye mu muryango akakurogera umwana ngiye kumukwereka yego murabireba mwese ko ari imbehe yego murabireba mwese imbehe mwese murayireba irimo ibisukika nubwo ntazi ibyo ari byo ni inzoga sutsemo murayireba ni inzoga isanzwe dore nta kindi kintu kivangiyemo nta kindi rwose nuko utabanywa inzoga nkaba ngo naguha ni inzoga rwose isanzwe murayireba mwiyasabye ko umwanzi mubereka ko ntabwo nari kuvura umukobwa ukuntu yari ameze yabyimbaganya amaguru bamuteje inyatsi imikoshi ibinyoro ndamuvura arakira ariko wenda mutararenga mu kanya twumvaga umeze nkaho uri kuvugana n'abandi bantu twe tutazi tutanabona ihembe ryanjye ngiri rifite amaso abiri ngaho yareba rifite naho rivugira reka nditarurire butagira ngo ni ikindi kintu kindi kubera iki ririho amafaranga hari impamvu yanjye nashaka kubivuga kubera iki tabivuga wenda kugira ngo nakoze tubimenye natwe buriya amafaranga ntagira gakondo amafaranga ntagira gakondo amafaranga ntaremwa ahubwo amafaranga yatekerejweho niyo byo nkora byose ibintu byateguwe kera ku bakurambere nk'amafaranga yamwe abaho
mumfashe icyo ngicyo ndakigusobanuriye. Yamwe abaho ibyo dukora byamwe bibaho, ariko ababikora ni bake. Njye ndabikora kuko nabisigiwe mfite imyaka 6 mbihabwa muri gakondo biragwa. Yego. Urakoze. Abakuru barabintegetse. Kumenya ngiye kuvugishira ihene zanyambikira inoti. Hembe ryanjye nyamatuze yo muzinda ngiye gushikura umwana. None mubye. Ihembe wari buki wankikiriye wamfatiye kugira rero umwanzi wawe. Ngaho bwirebere. Uyu ni umuti usanzwe. Ngiye kunyanyagizaho gakeya umuntu ahita hagarara ajyamo hariya ngere kumuzi. Ajyamo hehe? Arahita ajya mw'iyi mbehe. Amwirebere nawe. Umuntu ajye muri iyo mbehe. Arajyamo wamuhemukiye arajyamo hano. Araza avuga ibyo ari byo nuko ameze. Ninsanga ari umugabo araza uko ari umugabo. Ninsanga ari umugore araza ari umugore. Ibyo nanjye sima mbizi mbikoreshwa n'iki n'imiti. Nibyo twashaka kubona natwe. Uyu ni umuti wanjye nkoresha kugira ngo mpagurutse umuntu hari hose imbaraga ze zicike kuko ntabwo yajya guhora gukundwa rero z'uwo mwana nawe adafite ibindi akunda akora. Bamuciye imbaraga. Uvuga ngo abaruzi nabo bagira imbaraga. Barazigira kuko atazifite ntiyaguhemukira ngo bikunde. Fuhamo. Vuga amazina y'umwana wawe. Mwe bari baruze? Yitwa Nihorimbere Chanel. Nihorimbere Chanel. Murabona ko yari umuti mfite aha? Murabireba? Ngiye kukoza muri aya mazi ariyo nzoga nasize murabireba mwese. Puissance niyigaragaze puissance niyigaragaze. Uyu ni nyina umubyara. Uyu ni nyina umubyara. Wamuroza umushaka ku iki? Wari wamuroza ibiki? Vuga icyo wamuhoraga. Wamuhoraga iki? Yego. Zamuka hembe ryanjye nyabiteze nyamuzinda zamuka. Banzira ibwe n'amagara uzamuka. Yajya kuzamuka mu ruhimbi namushitse abanza kuribwa n'amagara. Zamuka banzira ibwe n'amagara. Iki niyo narababwiye nta muntu ujye nkinisha. Iyo waje ugahemuka nkakubona ntangurisha amagara. Kubita nyamuzinda kubita umurozi. Kubita umugome kubita umwangizi. Ko mbona yaje nk'umudamu. Uyu ninde? Yo. Uyu ninde? Shane. Uyu ninde? Yo. Reba neza. Numubanyi. Reba. Numubanyi. Witwa nde? Yo. Witwa nde wowe? Ya. Numubanyi. Uyu Kamagaju dore izina ngubonaho yaje yayivuza. Yo Kamagaju nibyo. Shane. Tumukwereke. Shane, umuntu yandogeye umwana we. Wamubonye? Ego namubonye. Uri kwitegereza neza? Namubonye. Uramuzi? Ndamuzi. Numubanyi wo muhira. Uramuzi? Yego numubanyi. Uyu niwe yakurogeye umwana muteza imikosha muteza inyatsa mu byinshi. Shane mwana wanje. Namubonye. Tumwereke Shane. Reka ndamukwereke. Raba neza. Raba Shane. Ni Kamagaju. Chanel mwana wanje. Yo. Ntawe narinzi. Yo. Shane uramubona? Shane? Raba neza. Ndamubonye mama. Ego mwana wanje. Yo. Bega ubutindi buri hano. Sinarinzi yo niwe tuvoma hamwe. Wamubonye? Yari yararindagije uyu mwana. Nacho mureke. Uraho muko? Uraho? Yo. Uriho muko? Muvugane na muganga Chanel. Muvugane na muganga mwana wanje. Muga ni sawa? Mwana umeze gute? Umeze gute? Zamukuri oze. Umeze neza. Ego umeze neza. Wari baragutagangaje naguhesha ibyangombwa ngo hesha ubwene gihugu bwo kuba muri Amerika. Uratunze uratunganiwe mama wawe yaje kundeba.
nana murungikanye ishimwe aguha ishimwe rikwiye warakoze akazi kuri pe ampa ishimwe rikwiye. yego ni ukuri nzi ukuntu nobivuga ndamera neza cyane. Yego kuba naguhesha ibyangombwa byo kubwenegihugu tutekanye. yego Yari yaratagangaye yarabuze ubwenegihugu bamurindagiza baramubujije amahoro n'umutekano, uwo kugeza amagingo aratunganiwe. None uyu muntu wakugiriye gutya namugira nte? Shanera uyu muntu uko ari kuribwa n'amagara bitewe n'ibyo yakoze namukorera iki? Ko nakubwiye neza ko ngomba kukuvura ko ntajya mpemuka, namukorera iki? Ko ari kubabara cyane nawe uri kumureba. Wabanza uko nababaye uribagiye ukuntu wamvuye metse ndimugupfa. Oya nababare nawe ababari sawa sawa kabisa. Yego uko ameze birahagije, numva kumeze kumenya umwanzi wanyu. Kwa nakora ibishobora byose kuko nangije kugutsirika bise nabirangije, tukareka akazagwa handi ataguye mu muryango wanyu kuko n'ubundi n'umugome ntabwo wakora nkabo. Ntabwo wakora nabi. Mama wawe ni umuzi nge ntabwo mama. Kamagajo tubana niwe Shane niwe ya mukecuru sirenze ko akora ibyo bintu. Mama babisi barabaye nabi ntaco muganga. Yego reka muganga ndamuha agashimwe. Bamishimwe ryanjye. Reka ndamuha agashimwe uvyibonere nawe ko nakamuhaye kandi wakoze. Namubonye. Yego. Ubwo none se kuba arashimye by'ukuri. Ndabimuhaye mwana wa ndabimuhaye ahubwo ni wazo uzogaruke kumuraba. Uzoze nawe ndakujana umurabe. Nakibaje naza muri Afrika tumuraba kabisha arakwirankore neza cyane. Urakoze cyane mwana wanje. Ndumiwe. Kumugaragaro se ni ngombwa cyangwa mbibike nibanga ry'umutima wanjye. Ndumva nta kibazo. Namahitamo yanyu ariko wenda abadukurikiye babibonye nabyo. None se ko atari ngombwa ngo niba umuntu haje kunshimira rwo mwazanye ngo ngaragaze ibyishimwe ryanjye. Uburenganzira bwanyu banyakubahwa. Nge nangarega kuba nimba nisinzi nimbaraka nanzaniye nimbaraka akavoka nimbaraka ki ni uburenganzira bw'umutima we nibyo namukoreye riba ribanga ry'umuntu bonye. None mukuremo oya mukomeze muri Shamagara mukuremo nyene tuzamubabarira ariko nababanza babare nkuko umwana wanje yababaye. Mbe muretse abanza babare banza babare pe umwana wanje yaramubabaje nta hatageze ntaho ntageze. Tumaze icyo yamuhoraga mumbariza icyo yamuhora Kamagaju Kamagaju umukobwa wamuhoraga iki? Uramwanga? Umwangira iki? Yari umunyamahirwe yabona umukire nicyo wamuzijije. Ubwo no bugoma ariko rero nimba mwana ari kuba umukire mukamurira inshuti iwabo kamugira gutya yamuhora ngira ngo mwe wanye ariko murabakire. None ibyo ni byamuhora. Nibyo bamuhora. Ni ishyari nyine yamushijije. Azi n'ubwenge. Ntuzongere kubikoraho rero ngiye kukurekura. Tuzongera. Ngiye kumurekura. Ngiye kumurekura. Nta kundi ariko aranjoreje. Ngo subirayo. Ndajorewe n'ukuri. Ngo tega gahanga. Ndajorewe yo. Waba uri hose ufite ikibazo nakuvura kuko navuye umukobwa wawe. Bigenda bitubundi. Uko bigenda ngiye mfite telefone yanjye. Ubu uri muri Amerika, ubu uri muri igihugu cyose waba urimo ushobora gukoresha WhatsApp, ufite internet, ngo iyi nomero yanjye ntabwo iyi nomero yanjye ukampamagara tukavugana ukambwira ikibazo ufite nkagikemura. Consultation niyo y'amafaranga ya mbere agomba kubanza kuboneka. Consultation maze kuma amafaranga yo gusuzuma niyo twita consultation yo maze ko ubuvuzi bwa gisumbu bibaho. Ni ibintu bisanzwe urumva sinajya guhamagara
kubu ngubu hano mfite ibintu byinshi nkoresha ubonye nk'umuntu kare bari barahumanyije ibyo bari bamuteje ubonye imizima mugendagaho urabibonye binabikoze ngira ngo wabibonye buriya hari biba bisabwa kugira ngo ngire ibyo nkora consultation rero ntago nawe kukonsulta nta kintu wampaye cya consultation ni nabe make ariko abone kuguba bari ufite nkuvure ahasigaye ugaruka ndebe koko yatumye nde mama we niko nguko nta n'ikintu narenza ko ibyo ngibyo ndumiwe ubwo rero wa muntu ushaka wenda kukubona cyangwa